Pro Media abakunzi ba Kiliziya Gatolika ari nayo operating system dukoreramo abari mu Rwanda ndetse no muri diaspora Kristo Yezu akozwe. Gahunda ni Catholic Church Entertainment nkuko tubimenyereye. Ubu rero noneho ntago ndi i Kigali, ntago ndi muri studio za Emi Pro Media, ubu natembereye ndi muri Gatsibo. Nasuye korali izi kuririmba ya ndirimbo ya Alex Mutagatifu. Nayisuye rwose kuko ibyo bintu urumva indirimbo twarayisohoye ejo bundi murabigizi iminsi 2 yonyine, ubu ngubu ifite views 180 none abantu batangiye kuyiga no kuyisubiramo. Ahubwo byanteye nahise ngira inspiration, ubwo ndi kubwira abakunzi ba Emi Pro Media yo ngiye gukora challenge yo kumenya kuyiririmba abazagira views nyinshi 3 ba mbere mu kwa 12 nako ni ku itariki ya mbere ubwo zo kwa mbere umwaka utakubunane nzabahemba 3 ba mbere. Niyo mpamvu rero nabasuye kugira ngo abari bo duheraho ni korali Saint Marius y'Igatsibo. Baraza kutubwira ari muri paroisse yihe no muri diocese yihe neza, niba ari Byumba niba ari Nyagatare simbizi baraza kubitubwira, ariko reka babanze baturirimbire kuri ya ndirimbo ya Alex Mutagatifu mwiyumvira ukuntu bayirimba neza hano i Nyagatare. Maria mubyeyi wa Yezu n'uwacu, dusabire twebwe twese abana bawe, dusabire twebwe twese abana bawe. Maria mubyeyi mutoni w'Imana, ni wowe wabyaye Jambo umukiza wacu. Maria mubyeyi wa Yezu n'uwacu, dusabire twebwe twese abana bawe, dusabire twebwe twese abana bawe. Nyinshi muri izi modoka ubona mu mihanda ba nyirazo buriya bararira ngo abashoferi bazitwara bakoresha nabi essence na mazutu, abandi bakayiba, abandi bakandikirwa kurenza umuvuduko hafi buri munsi. Gusa aba ni abataramenya Sator Rwanda Limited, societe izobereye mu byo gushyira speed governors mu modoka ndetse na GPS tracking system. Nk'ibyo bitari bihagije, Sator Rwanda Limited ishyira mu modoka yawe ikoranabuhanga rituma uyigenzura aho uri hose. Imodoka yawe bayishyiramo fuel monitoring system, aho umenya ingano ya essence cyangwa se mazutu yakoreshejwe mu modoka yawe. Niba yibwe umenyeshwa ko kanya ingano ya essence yibwe ivunjwe mu mafaranga, aho yibiwe umushoferi warutwaye imodoka ukaba wanasaba ko imodoka yawe itongera kuva hiri kugeza ikibazo gikemutse. Vehicle movement control ikwereka aho imodoka yawe iherereye igihe icyo ari cyo cyose. Mileage and engine statistics ikoherereza ubutumwa ku birometero imodoka yawe yagenze mu gihe runaka. Iri ni ikoranabuhanga rinakumenyesha igihe cyo kujyana imodoka muri control technique, igihe cyo kumenesha amavuta n'ibindi. Hari kandi driving behavior analysis ikwereka uko umushoferi wawe arimo kwitwara mu muhanda. Aya makuru yose uyahabwa kuri telefoni yawe ako kanya bikiba. Ibi byose bishoboka kubera ko Sator Rwanda Limited ifite ubunyamwuga, ubunararibonye, ikagira abakozi b'abahanga kandi bahagije bakugeraho vuba bishingiye ku mashami Sator ifite hirya no hino mu gihugu. Hamagara cyangwa wandikire Sator Rwanda Limited kuri 07 81 13 81 55. Wow, munyongere ukwemera. Indirimbo turirimba abanyanganira badukurikiye ntago ari ukubanaliza ngo nyongere ukwemera credo. Rero murakunyongereye muyirimbye neza byatari. Impamvu nabasuye nuko numvise hari umuririmbyi wanyu nabonye ya postinze muri kuyiririmba kare,
ndavuga reka mbasure bari abantu kuko iriya ndirimbo ndayikunda kandi iri gutrendinga n'abanyarwanda barayikunda kandi abayikunda mwese muduhe like. Iyi ni korali Saint Marius Gatsibo, ariko nshobora kuba ndi kubivuga nabi, reka mbanze mpe umuyobozi w'iyi korali umwanya adusuhuze anatubwire neza abanza kosora amakosa ndi gukora mu buryo ndi kubivuga. Mu mpere indangurura amajwi. Murakoze, nitwa Niringiyimana Jaime, abari ngiye perezida wa korali Saint Marius. Saint Marius ikorera muri diocese ya Byumba, paruwasi Nyakayaga, mu karere ka Gatsibo nk'uko wabivuze. Wow, ino ndirimbo se perezida kubera iki mwahise muyikunda? Ya Alex Mutagatifu kandi mutamuzi hano ni Ibyumba we no mu Ruhengeri. Indirimbo ya Alex Mutagatifu impamvu twahise tuyikunda, urabona uriya mwana wayiririmbaga uburyo yayiririmbaga, none ubu ngubu yasohotse ikozwe neza, wareba abantu bayikurikiye ukabona ni benshi. Narwo duhita tuyikunda kubera ikoranabuhanga yahise tugeraho byihuse. Muhita muyigira iyanyu? Twayigiriye twese kuko turi muri kiliziya, ukwemera kwa kiliziya kuri Bikira Mariya, ubundi kwemera kwa kiliziya niho dushingiye. Niyo mpamvu twayikunze. Ariko perezida ndagira ngo yenda urakoze kukosora amakosa nari maze gukora, wenda aza kugusorezaho kwa kuri perezida. Reka abadukurikiye abakunzi ba Aime Pro Media ndetse n'abakunzi ba Kiliziya Gatolika tubanze tubabwire aba bantu bari ni korali Saint Marius, ariko ndashaka buri wese afata umwanya ajya tubwira amazina ye, atubwire n'icyo ashinzwe muri korali, niyo bari umuririmbyi gusa, ariko agere n'ikintu avuga kuri korali Saint Marius Nyakayaga, ikintu yaratira buri wese, kandi nta byo gusubiramo kuko buri wese aba ari unique, buri wese arigenga. Ikintu nyine donc yavuga kuri korali Saint Marius. Reka duhere kuri uriya musaza wambaye ishapuri, mu mpere mikoro. Murakoze, nitwa Nizeyimana Emmanuel, nkaba ndi visi perezida wa korali Saint Marius. Korali Saint Marius ikiza cyayo imaze gutagatifuza abantu. Wow, yego, itagatifuza abantu, gutagatifuza abantu, ifatanya na kiliziya gutagatifuza abantu. Abakirisitu rusange ndetse n'andi matorero. Aho dutuye, aho korali ikorera, hari andi matorero menshi atandukanye, ariko korali yacu Saint Marius barayikunda cyane. Barayikunda cyane, ubwo wasanga ari n'abahinduka bakava mu ayo matorero bagahita bayiza cyane rwose. Barahinduka cyane. Wow, urakoze cyane, reka dukomeze. Kristo yazakozwe. Nitwa Ndacyayisenga Jerome, ndi umuririmbyi muri korali Saint Marius ikorera muri paruwase ya Nyakayaga, santrali ya Rwikiniro, ikabikorera muri Skrisare ya Munini. Ni korali iherereye ahantu kure, iri mu hagati y'imbibi ya Zagabiro. Urumva na ahantu mu giturage, ariko ni korali nanone yamamaye ku buryo bw'ikoranabuhanga. Ni korali ifite indirimbo, n'ubu ngubu tumaze gukora indirimbo zizasohoka mu byumweru bingahe biri imbere, mu byumweru 2 biri imbere. Ubwo rero ni korali nziza cyane, ni korali ikomeye muri paruwase ya Nyakayaga. Yego. Uragize uti ni korali yamamaye kubera indirimbo, donc hari indirimbo mwakoze? Hari indirimbo twakoze, harimo indirimbo yitwa Muze dusingize Nyagasani na Yezu funguro ryacu. Mwadusogongeza kuri izo ndirimbo mukaturimbira nko kuri iyo ya mbere waruvuze? Yego, nta kibazo. Muze dusingize Nyagasani mu ngoro ye ntagatifu.
tumurate tumushimire tumushimire urukundo rwe nimuweze kuko adahwema kuduhamagara se mu busho bwe. Wow, iraryoshye cyane ubishemo n'ibibase by'abantu bariye ku biryo badashonje. Urumva igihe nari mu modoka ndi kuza hano nagiye mbona uburyo hameze neza, Imana yahatatse neza, ubutaka bwabo bumeze neza, hari ibiryo, kiriya kibase ndi kumva gikomoka ku biryo. Rero abakunzi ba Emi Pro Media turabashishikariza kujya kuri YouTube channel ya Chorale Saint Marius. Yitwa YouTube channel yitwa Chorale Saint Marius Nyakayaga. Yego, ubundi bakore subscribe, share, like, comment. Ahubwo kuri Emi Pro Media habaho abasubscribers 170 byuzuye. Mboneraho n'umwanya wo kubashimira abakoze subscribe, abatarabikora nabo bazabikore cyangwa babyihorere. Turashaka ko ubutumwa bwacu ariko icyo nabasabaga nyine bareke turemere Chorale Saint Marius rwose, banyarukire kuri YouTube bayirebe, babarebe n'abantu baturuka hamwe waruvuze kure ariko bakunda kiliziya, bakunda ubutumwa kandi baririmba neza. Ye mukore subscribe basi nk'ibihumbi 170, basi nka 30 bazi, sibyo ari ibyo ngibyo, ntacyo mwashinja Imana, ntacyo baje kandi ndabyizeye. Abashimiye. Reka dukomeze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Jean Marie Vianney Rutebuka. Mu buzima bw'iyi korali rero Saint Marius yangiriye icyizere cyo kuyibera umujyanama nk'umuntu yimazemo igihe, kuko inaha twabayeho mu bice bitandukanye. Tuza kwimukira muri iki gice duturutse mu mpande nyinshi z'igihugu ndetse no hanze. Tuza rero kwihuza, abantu barihuza biremamo iri tsinda rya korali nyine muri society, kuko muri kiliziya uko biba bimeze. Nyuma rero naje kuhagera 2004 2003 aho ngaho muri iyo myaka nibwo naje, kuko nari umukunzi w'indirimbo cyane, nkunda kuririmba. Aho twari muri paruwasi ya Muhura, ndaza rero nifatanya n'abandi, ndetse mu gihe gito bangirira icyizere cyo kuba umuyobozi w'iyi korali Saint Marius. Uko iminsi igenda icaho ihinduka, tugenda tuyubaka buhoro buhoro. Bigezemo hagati nibwo naje kwifuza ko korali n'umundi hajyamo n'andi maraso mashya, kugira ngo abantu bose bagire n'ubumenyi. Batora perezida, ngewe nk'umuntu wari umaze igihe nyine batugomba kutubera umujyanama. Wari ushaje? Nari nkuze. Nari maje gukura. Dushyiraho rero abantu bafite imbaraga kugira ngo bajye batusimbuka batugereraho tutabasha kugera. Yego. Tukimara gushyiraho rero iyo komite iyobowe na Jaime, nibwo hatangiye gutekerezwa uburyo korali habaho kwiteza imbere. Ubwo twirengagije nyine bya mbere bya kera, ni mu magambo make. Ubwo ibya kera ubwo ni ibiki? Ibya kera nari nshatse kuvuga naho iterambere ryatangiriye muri za 2006. Ndumva nibwo twatangiye gutekereza kugura icyuma synthetizer. Yego. Ubwo ni cya kindi twita inanga. Twatangiye tuyikoresha, dukoresha batire. Yego. Nta n'amashanyarazi yari yakaje. Wow. Aho amashanyarazi rero aziye nibwo twakoze ivugurura nyine. Agasente gatoya twari twaguze turakavugurura, duhita twongera tugura senti nini, tugura amabafure. Senti ya paseri 650.
ngaho mba ndi umusaza ariko ndumva ariko bimeze. ubwo nuvuga ntago mutiratira, ntabwo duteratira, twebwe dukoresha ibyacu, systeme yo kwigira yego. Muri korali rero, korali Saint Marius tugira ubushake kandi mu by'ukuri turi abavandimwe. Turi abavandimwe, ibintu dukora ibintu duhuje. Tuba duhuje, nta makimbirane, mbese wagira ngo ni abana bavukana. Wagira ngo ni abana bavukana barezwe neza, kandi kuko abana barezwe n'umubyeyi mwiza nabo baba bagomba kuba beza. ubwo no umubyeyi Marius twarezwe na kiliziya. Muri make twarezwe na kiliziya. Kiliziya yarareze ababyeyi bacu, nabo baturera neza, badutoza ubukristu, aribyo byatuviriyemo no kuba abaririmbyi ba korali Saint Marius. Muri kino gihe rero tugezemo, nk'uko bagenzi banjye babivuze, turifuza kugera ku iterambere rirambye. Ku iterambere rirambye rwose, ku buryo byibuze mu myaka nk'itatu iri imbere korali Saint Marius izaba itagituye ahangaha ku Munini, ugira ngo ni amakorali yo mu mujyi wa Kigali. ibintu uvuze biri seriye. ahubwo ngiye kubasabira noneho mu makwasiteri azageza muri aka gace hajye hazamo na kwasiteri za korali Saint Marius. Yego, murakoze cyane, kumera amashyi rwose. N'amafamu nagiye mbona, nzabone na famu yanyu. Muri make rero, abakurikirana iki kiganiro, inshuti zacu, inshuti za korali Saint Marius, rwose turabakumbuje urukundo rwa Kristo rubasabemo, kandi korali Saint Marius muyikunde, ibyo yifuza n'ibyo ibasaba mujye muyibafasha. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Heza n'undi muvandimwe. Heza kuzwe. Teka ryose. Nitwa Munyeshuri Emmanuel, nkaba ndi muri korali Saint Marius. Ndumva bagenzi banjye byinshi banabivuze, uwarata ibyiza bya Saint Marius bwacya bukira. Mu kintu cy'ukuri idufatiye runini nk'uko korali uko tungana, nta kintu na kimwe dushobora kwitabaza ako kanya ngo tukibure. Twiyambaza n'umubyeyi Bikira Mariya akatuba hafi, ariko icyo mabwira by'ukuri nzi ko iyi korali iyoborwa na Roho Mutagatifu akatuba hafi. Ibyo utekereje gukora tukabanza gusaba Roho Mutagatifu kugira ngo abashe kudufasha. Ubwo rero Roho Mutagatifu yadufashije icyo dushaka kugera icyo ari cyo cyose turagikora. Ibyinshi bagenzi banjye babivuze, ndi umuririmbyi ntago ndi umuyobozi, ariko abayobozi bayobora ino korali Saint Marius nabo dusaba kugira ngo Roho Mutagatifu abakoreremo ibyo bagiye gukora kugira ngo bayoborwe nabo. Ariko twebwe ubwacu natwe tukabakurikiza ibyo batubwiye tukabyemera, kuko tuzi ko byose biturutse kuri Roho Mutagatifu, nta nyungu zo mwese twebwe duharanira inyungu z'ijuru. Muri make akaba ari byo naganirizaho, ukajya mudusabira namwe kugira ngo iyi korali ikomeze itere imbere nk'andi makorali yo hejuru atera imbere. Saint Marius abafasha iki mu butumwa bwanyu? Saint Marius icyo dufasha, harya Marius harya si igitsina gabo? Ni Saint Marius cyangwa ni Saint Marius? Saint Marius ni Saint. Ni mu Gifaransa. Nyine ko ni Saint cyangwa ni Saint? Ni Saint Marius. Ubwo ni ukuvuga kandi ari umugabo. Marius ni umugabo. Marius ubwo ni Saint Marius. Saint Marius. Oya nyine oya, ariko abadukurikiye baraza kutubwira muri comment niba tubivuga neza cyangwa tubigara. Kuki mwahisemo umuze, kuki mwahisemo kumwiyambaza, abafasha iki? Nawe ni yakabaye nk'umujyanama kandi yakoze ibintu byiza, niyo mpamvu twamuhisemo. Mbwira nka bibiri bikomeye yakoze nyine byatumye mumukunda. Ibintu se
reka abayobozi bakunganire. Saint Marius ni umutagatifu, ni umurinzi w'amakorari w'abaririmbyi, ni umutagatifu. None se wa undi mujya bajya bizihiza Cecile, se wa undi bizihiza Saint Cecile, hari umunsi mukuru w'abaririmbyi ujyaho bakavuga ngo ni Saint Cecile, ngo ni umurinzi. Murakoze. Saint Marius ubundi tukunda kumwiziriza mu kwezi kwa mbere, ariko iyo urebye ibikorwa bye byose bakunda kumwita umuntu w'umugabo. Niyo mpamvu mu bikorwa byacu nk'uko twavuze ngo turi korari yo kuri Sikirisare, muri paruwasi Nyakayaga turi korari ikorera kuri Sikirisare, ariko twasohoye indirimbo kubera Saint Marius yari umuntu w'umugabo. Urumva natwe yaba abadamu dufatanyije n'abagabo, twese twabaye abantu b'abagabo mu bikorwa byo kwamamaza inkuru nziza, tukifasha tugafasha n'abakirisitu kugira usite gusenga. Nuko nguko Saint Marius nibyo bikorwa yakoze muri kiliziya, aho yanyuraga hose yarangwaga n'ibikorwa by'urukundo, noneho agafasha abakene ariko nawe akifasha, niyo mpamvu yabaye umutagatifu. Murakoze. Ubwo wamwigiraho ibintu byo kwigira no kugira abandi, ibintu byo kwigira no kugira abandi. Yego ndabyumva. Dukomeze. Shuhuje mwese abateze amatwi iki kiganiro ndetse n'abari kukibona. Nitwa Uwituze Rosine, nanjye nkaba ndi umuririmbyi muri iyi korali Saint Marius. Saint Marius rero yarenze kuba korali, turenga kuba abaririmbyi, ahubwo twabaye umuryango. Muri iyi korali turahura tukitagatifuza mu ndirimbo, tukaririmba, tugasenga, ariko nyuma y'ibyo hari n'ibindi dukora. Dukora ibikorwa by'urukundo, abarwayi tukabasura, abafite ibibazo tukabafasha mu buryo bwose. Mbega urebye muri korali Saint Marius twungukiramo ibintu byinshi cyane. Rero uvuze akantu gakomeye cyane, mbonye wambaye impeta, no kuvuga ko wubatse, sibyo? Ndubatse. Kandi ufite umuryango, uranavuze ngo korali Saint Marius nayo ni umuryango. Ni iki nyine kitari iwawe mu rugo nyine ukura nyine muri uyu muryango witwa Saint Marius? Kandi dukomeze kuvuga Saint Marius kuko ari byo twamenyereye. Ako kantu nibyo koko, mu rugo ni umuryango, kandi no muri Saint Marius turi umuryango. Rero muri Saint Marius akwigumira muri Saint Marius ngo ibyo byo mu rugo byihore, cyangwa wigumire mu rugo Saint Marius yihorera? Ako kantu ariko nshaka. Ni imiryango ibiri yuzuzanya. Mu rugo hari ibiberayo byo dukorera bijyanye nyine n'umuryango mu rugo, ariko muri Saint Marius tugerayo tugakura, wenda mu rugo turicara tukaririmba tugasenga bisanzwe turi babiri, cyangwa wenda n'abana turi batatu, ariko hariya duhura turi benshi. Kandi bavuze ko uririmbye neza abasenze kabiri. Turagenda tugahura tukaririmba tukaganira, ukabona umuntu undi muganira ibindi bitekerezo bishyashya, ku buryo waba ufite n'ikibazo mu rugo, umuririmbyi mugenzi wawe akakugira inama. Mbega urebye uretse kuba turirimba rwose twabaye umuryango, turahuza, turuzuzanya, ku buryo n'umuntu wese utarimo mushishikarije kuba yaza muri iyi korali. Iyi korali ni nziza. Uzi akantu uvuze, hari abantu bajya bavuga ngo misa ngushatse ngo wayumvira kuri Radio Maria, cyangwa ukajya usengera mu rugo. Nyine hari akantu uvuze keza cyane. Nyine kuguma mu rugo ushobora kubikora, ariko hari ikindi kintu uhomba. Uvuze urugo ni rwiza, ariko rugira n'ibibazo byarwo. None abanyamuryango ba korali bashobora kugufasha gukemura bayoborera na Roho Mutagatifu. Ako kantu ni keza, guhura n'abandi, uhuriramo n'Imana ku buryo butandukanye. Uhuriramo n'Imana ku buryo niyo ushobora kuba uvuye mu rugo hari umwana muvuganye nabi, ugera muri korali mugaseka mukishima, ugataha wabaye undi muntu mushya. Rwose Saint Marius ndabibakumvije, n'abatayirimo, aba hafi bose batwumva cyangwa batubona, mbashishikarije kuza muri iyi korali, kuko muzungukiramo byinshi cyane. Nanjye ndabibashishikariza, babanze bakore subscribe. Subscribe turazikeneye cyane. Abatabasha kuzayo nyine fizikoma basubscribing bajye babireba, ibyo byishimo igutera nawe ukajya kubijyana mu rugo,
bajye babibona nyineho babisogongeraho a distance cyane rwose. Mwakoze. Heza kuzwe. Teka ryose. Nitwa Byukusenge Patricia. Nkaba ndi umuririmbyi muri no korali. Iyi korali Saint Marius nyimazemo igihe kirekire. Navuga ngo ndi mukecuru w'ino korali. Iyi korali rero iyo ndebye uburyo yatangiyemo, twabanjije kujya turepetera ahantu mu mikoyoyo, tukahura turi abantu 3-4, nabwo tudahuje bitewe n'impande zimwe na zimwe twavagamo. Rero ikintu mbasha gushimira Imana muri uno mwanya ni ukuba duteranye tungana gutya, kandi none dufite n'igikorwa cy'iterambere. Buriya muri paruwasi yacu Saint Marius yanditse amateka. Ayahe? Yanditse amateka iyo kuba tubasha gusohora indirimbo, kandi turi korali navuga yashinzwe vuba, n'abantu bayigize baraturutse hirya no hino. Icyo ni ikintu twashimira Imana. Naringiye kukubaza, uravuze uti uri umukecuru muri no korali. Buri muri Kiliziya Gatolika, imiryango ya Gisiyo Gatolika cyangwa imiryango y'abihaye Imana, iyo ugiye kuvuka aba ari igisubizo cy'ikibazo gihari muri icyo gihe. Tuvuge nk'urugero, iyo tuvuze ababikira, abakarumelita, abizera Mariya, y'abandi bishangiye, abapenitante, abakibose, ababashinze aba ari ikibazo bagiye gukira. Mwebwe mwavutse muri iyo context, twinjize mu buryo mwavutse kubera iki, nyine byagenze bite kugira ngo muvuke? Ni ikihe kibazo cyari gihari muri icyo gihe? Twebwe iyi korali yacu ijya kuvuka, twazaga hano mu ishyamba, umwe agaturuka hirya no hino n'undi hirya no hino, n'into tukagera hano turi abakristo, tukikusanya kugira ngo dusenge. Neno aho twagiraga munsi y'igiti tugiye gusenga, waravuga guti ngende umuririmbyi na runaka no muririmbyi, ubwo ngubwo tugatangira tugasenga. Korali n'ubwo buryo yavutsemo. Mwatangire mu ishyamba? Twari mu ishyamba mu mikoyoyo. Ubwo rero uko bukeye nuko bwije, iterambere ryagiye rigomeza ryiyongera, twaba turi 10, ejo twaba 15, none turinze tugira mu bantu 40-50. Rero Saint Marius yavuye ahantu hakomeye n'ubundi igeze ahantu hashimishije. Icyo ni ikintu dushimira Imana uko bukeye nuko bwije. Rero impamvu mvuze ngo ndi mukecuru, igikorari nayigezemo ndi mutoya, bitenga imyaka 16 n'irindwi. Nyigeramo nta n'iyindi korari mvuyemo ndimo ndafonda. Ubwo nyikuriramo ndashaka, none ndushukuruje. Ufite n'abuzukuru? Ndabafite. Ubwo n'abuzukuru ba korari? Ubwo ngubwo rero ndashimira Imana, namwe nanabashimira kuba mwabashije kutuzirikana, tugakorana n'ikiganiro, n'ibintu bikomeye. Nanjye ndishimye cyane ko nakorewe ubutumwa nyine ahangaha ndi kumwe namwe, atari bira byo kwitsimbira i Kigali, tukamanuka tukagera kuri periferi. Nibyo papa uriya François yadushishikarizaga kugera kuri periferi. Kuri periferi nta hantu nyine kure, nyine hirya mu yindi miryango. Hari ikuntu abantu baba bari based nyine i Kigali, bitsimbye i Kigali, akaba ariho bakorera ubutumwa kandi bagomba kuhava bakagera kuri tere. Nanjye ndishimye. Nuko nuko Imana ishimwe. Dukomeze. Perezida twavuze ko arasoza. Yigereze mikoro iteka ryose, yizamure gato, ufite akajwi gatoya. Ntabwo ari rito. Amazina ni Marie Claire Mukandayishimiye Imana. Ndi umwe mu baririmbyi bagize iyi korali Saint Marius. Kiyongeyeho nkaba ari abandi bose bavuze ni abantu bubatse, ariko kame mu ngendo ndurubyiruko. Icyo navuga kuri Saint Marius rero, n'umuryango mwiza.
bidufasha kwitagatifuza kamwe nk'urubyiruko duhura na byinshi biduca intege bidushuka ariko iyo wabonye ibintu biguhuza nyine ntabwo ubona uwo mwanya wo gutakaza mu bintu bidesheje Imana icyubahiro. uvuze akantu keza cyane. Hari ukuntu kera nkiga mu seminari abapadiri bandi bakunda bihaye Imana. Yeza kuzwe. Amazina nanjye banyita Kazamuranda Theogene, nkaba ndi umwe mu baririmbyi muri Chorale Saint Marius ikorera muri Paruwasi ya Nyakayaga. Mu by'ukuri ngira ngo bagenzi banjye byinshi babivuze mu buryo bwose bushoboka. Saint Marius ubundi navuga ngo ni korali yo yivugira, yaba mu kuririmba, yaba ari indirimbo za Chorale Saint Marius ubutumwa zitanga. Wakizana nawe Emi waza muri iyi korali ukava Kigali ukaza hano muri Paruwasi ya Nyakayaga uje kureba Chorale Saint Marius, kuko ni korali nziza cyane. Ubwo wenda amateka bagiye bayavuga, ariko nanjye navuga ko nubwo ureba ndi umwana ariko ndi umwe mu bantu babaye muri iyi korali kera. Nyimazemo imyaka 25. Mu myaka 35 mfite urumva nagiyemo mfite imyaka 10. Urumva rero amateka y'iyi korali kuba ntarayivuyemo ni byiza nayibonagamo. Ubu ndayigukumbuje rero nabara abanyakigali babwire baze hano turirimbane, tubonye imisa tukayiririmba mukaza mukareba. Noneho ubwo telefone mwajya muzikandagura mukora subscribe kandi tugiye kubikora n'ubundi. Aha, ibyo ni byiza. N'abandi bakoresha amatelefoni bareba bya bintu bidasobanutse nibikurikiranire Chorale Saint Marius, bakora subscribe. Asigaye tuboherereza indirimbo umunsi ku munsi. Ubu twaje rwose tugiye kubaho ubutumwa bwiza. Mwaje mwambaye. Twaje. Ariko n'ubundi nibyo mukanya bari bavuze. Urabona abantu hano hantu ni kure nahagenze nahabonye. Kuba mugira iyo initiative mugashyiramo n'imbaraga na resources zishoboka zose mukayita mugera i Kigali mukarikodinga neza mugakora video, no kuvuga icyo mwashaka cyose mwakigeraho. Mwagura za coaster ziza n'abantu hano navugaga, mwagira amaferime, mwagira ibiki, habwo muri imbaraga. Sinzi andi makorali hano ntaga bareberaho hano muri no Paruwasi ya Nyakayaga, kuko mu rurumuri nyine mwagaragaje ko ari ibintu bishoboka, ko hari imbaraga abaririmbyi baba bifitemo. Ahubwo abapadiri bakwiriye kubishyurira nka projet y'ubutaha mukabukora nk'indirimbo 5 nta kintu mwishyuye na kimwe. Kuri ibyo waruvuze ngo andi makorali ntaga abantu bose basenze ntago basubizwa rimwe. Ubu twarasenze, Imana ireba ahantu duturuka kure, isengesho ryacu iraryumva. Iyo mpamvu ubona rero umunsi ku munsi tuzamuka buriya ryagezeyo. N'umubyeyi Bikira Mariya duhora hafi, turamwiragiza. Ubwo niyo mpamvu rero ibyacu rwose birimo Imana, ibisubizo bitugera umunsi ku munsi. Icyo twifuje tukigeraho. Uwo mugambi mwiza rero Nyagasani yabatangiyemo abo bakomereze kugera ku ndunduro. Murakoze cyane. Mbere yuko rero Perezida atuganisha ku musozo, reka muturimbire ko ya ndirimbo ya kabiri nayo iri kuri cano. Mwavuze ko ari ebyiri. Muturimbire Rofre. Yesu wampaye ifunguro ryawe Nyagasani, ifunguro ry'ubuzima, nanjye ndaguhawe nizeye kumbeshaho. Nanjye ndaguhawe nizeye vuga niwe ubabeshaho, ni nawe uwo Yezu muhabwa nyine ufunguro, niwe uhana korali kubaho no kugira izo mbaraga zose. Perezida tugana ku musozo, watubwira, dukoze ikiganiro buri wese agenda avuga amarangamutima ye kuri korali nyine Saint Marius. Wowe nk'umuyobozi nyine ni igiki watubwira kuri korali Saint Marius? Description d'Arota et d'Espace
nyine ukatubwira sinzi nyine uduhe nk'ishusho ikintu udushushanyiriza ikintu waratira abandi nyine nka perezida nk'umuyobozi utagendeye ku marangamutima buri wese we yagenderaga ku marangamutima ye kandi nibyo uko ayifiringa turashaka nyine profile yayo nk'umuyobozi. Icyo naratira abandi kuri korali Saint Marius nayigezemo 2007 hari hakiri ishyamba hataraba umujyi urabona haratuwe abantu baraje ubwo Saint Marius kubera yatangiye yicara ku bihanga by'imbogo irepetera munsi y'ibiti kubera bihanga by'imbogo hari parike hano habaga parike hari parike nyuma baza tuza kwatura ngo noneho twahura tuva mu gihugu cyose hose no hanze y'igihugu ubwo rero abo bantu bose kugira ngo bahure bakore korali Saint Marius ibigeze aho igeze iki gihe ni ibintu naratira abandi. Saint Marius yubatse nk'uko Amerika yubatse niyo ntego natwe dufite uretse ko twe itandukaniro Amerika iri gukora ibijyanye n'ubuzima bwo kuri iyi si ariko twe turi kwerekeza mu ijuru ari nayo nzira turi kuyoboramo abandi. Kandi koko Amerika ukuntu yatuwe mbere ngo abantu ngo bitwa ngo rezamendi bagiye baturuka ahantu hatandukanye bagenda baba umuryango umwe iba Amerika na Saint Marius nuko ku kantu ndagakunda. Ubwo wasoje ikindi naratira abandi kuri korali Saint Marius duhereye kuri iyi ndirimbo Yezu wampaye ifunguro ni njyewe wayihimbye. Iyi ndirimbo Yezu wampaye ifunguro ryawe Nyagasani ifunguro ry'ubuzima nanjye ndaguhawe nizeye kugira ute kumbeshaho. Muri Kiliziya Gatolika ikintu cya mbere abantu bakwiye kumenya isakaramentu niryo ribeshejeho iki abakristo. Kuba uri umukristo ni uko uhabwa iki isakaramentu kandi twemera ko neza ko Yezu ari mu isakaramentu ry'Ukarisitiya ubwe rwose. Noneho umuntu wese wumva ko adahabwa Yezu ikintu akwiye guhindukira akareba ni ukugaruka agahabwa Yezu kuko niwe ugize ute niwe umubeshejeho. Kuko umuntu utari kumwe na Yezu ntacyo yakimarira muri iki gihe nk'abakristo Gatolika n'abandi bakristo bose. Niyo mpamvu iyo ndirimbo iri mu ubwo butumwa. Icyo nicyo naratira abandi kugira ngo babyumve bamenye ubutumwa bwa korali Saint Marius. Perezida ni iyihe mishinga mufite mu minsi iri imbere? Imishinga nyuma ya ziriya ndirimbo ebyiri ziri kuri YouTube na abantu bagiye kureba badukurikiye baraza kureba mu kanya bakanasubscribinga. Ni izihe projet mufite mu minsi iri imbere? Projet dufite mu minsi iri imbere nyuma y'iki kiganiro abantu badukurikiye bitegure ko tugiye gusohora izindi ndirimbo. Hari indirimbo zigiye gusohoka nyuma y'igihe gito, harimo indirimbo dusingize Nyagasani dusingize. Nyinshi muri izi modoka ubona mu mihanda ba nyirazo buriya bararira ngo abashoferi bazitwara bakoresha nabi essence na mazutu, abandi bakayiba, abandi bakandikirwa kurenza umuvuduko hafi buri munsi. Gusa aba ni abataramenya Sator Rwanda Limited, sosiyete izobereye mu byo gushyira speed governors mu modoka ndetse na GPS tracking system. Nk'aho ibyo bitari bihagije, Sator Rwanda Limited ishyira mu modoka yawe ikoranabuhanga rituma uyigenzura aho uri hose. Imodoka yawe bayishyiramo fuel monitoring system, aho umenya ingano ya essence cyangwa se mazutu yakoreshejwe mu modoka yawe. Niba yibwe umenyeshwa ko kanya ingano ya essence yibwe ivunjwe mu mafaranga aho yibiwe. Umushoferi wari utwaye imodoka ukaba wanasaba ko imodoka yawe itongera kuva aho iri kugeza ikibazo gikemutse. Vehicle movement control ikwereka aho imodoka yawe iherereye igihe icyo ari cyo cyose. Mileage and engine statistics ikoherereza ubutumwa ku birometero imodoka yawe yagenze mu gihe runaka. Iri ni ikoranabuhanga rinakumenyesha igihe cyo kujyana imodoka muri control technique, igihe cyo kumenesha amavuta n'ibindi. Hari kandi driving behavior analysis ikwereka uko umushoferi wawe arimo kwitwara mu muhanda. Aya makuru yose uyahabwa kuri telefoni yawe ako kanya bikiba. Ibi byose bishoboka kubera ko Sator Rwanda Limited ifite ubunyamwuga, ubunararibonye, ikagira abakozi b'abahanga kandi bahagije bakugeraho vuba bishingiye ku mashami Sator ifite hirya no hino mu gihugu. Hamagara cyangwa wandikire Sator Rwanda Limited kuri 07 81 13 81 55.
icyo uzaba